Hello, welcome and welcome back to my channel. Muraho neza, murakoze kugaruka kandi kuri channel yanjye, kandi nawe uje ari inshuro yawe ya mbere urakoze kuza. Amazina yanjye nitwa Aurore Ngabo, ndi umumama w'abana batanu ku myaka hafi 10 kugeza ku myaka 2, abakobwa 4 umuhungu umwe. Mbere yuko ukomeza kureba, niba utarakora subscribe uyikore, kandi nakazogera kugira ngo igihe cyose ninshiraho video nshasha uzajye uhita uyibona mu ba mbere. Kandi murakoze kunshigikira, urebe video yose wirangize, niko kunshigikira. Murakoze. Ndashaka kwita ninjira mu kiganiro cy'uyu munsi. Ni ibintu maze iminsi ndi kubona kandi ndavuga nzabibaganirizaho mu ibitekerezo, nanjye mbaye ibitekerezo wenda turebe icyo twakemuraho. Ni ibintu bijyanye n'amagroupe kuri WhatsApp y'ubukwe, ya bridal shower, ya baby shower. Uburyo bisigaye bikorwa kino gihe mbona bitandukanye n'imyaka yacu, wenda ngereranyije n'igihe nakoze ubukwe. Ubu ngubu usigaye wisanga gusa kuri groupe, cyangwa ukabona bakongeye kuri groupe, hari abakubwira hari abatakubwira, ukisanga kuri groupe gusa. Mu bintu mbona bidafututse tugomba kubishira ku murongo. Mugani wawe wundi wavuze ngo bigomba guhinduka. Mbona umuntu abikoze mu buryo bwiza cyangwa mu isuku byasa neza gusumba, sibyo? Ndagenda nelabora, ndagenda byinjiramo cyane. Iyo wisanze kuri groupe y'ubukwe bw'umuntu, ikibazo cya mbere nibaza, ndavuga se umuntu yabonye fiancé ryari? Icyo nicyo nibaza ngewe. Icya kabiri gikurikiraho nuko umuntu asohora save the date. Icya gatatu nuko nyine asohora invitation yitegura ubukwe. So muri izo nzira zose, mbere yo kunshira kuri groupe, kintu cya mbere wenda aho ndi kwivuga, wenda n'amahame, mu pasteur witwa Masengo yaravuze ngo umuntu utagira amahame yiwe ngo yagendereho, ugira amahame yawe yahagarareho, uzagendera mu kigare gutyo. So ngiye mu mahame yanjye niyo wenda ngiye guhagararaho cyane, wenda nabandi tubyumva kimwe nabandi ntitubyumva kimwe, ariko niko numva byakagombye kugenda. Kintu cya mbere, ufite ubukwe ni nako twege byari bimeze. Ufite ubukwe, papa wawe aratumira imiryango, amafamiye atandukanye akabamenyesha ubukwe. Noneho ubu ngubu ntago bakigenda direct bahita bakubita ku bukwe, ahubwo habanza gusohoka fiançailles, wenda bari engage, bakahita bimenyekana. Ikintu kiba nuko abantu babipostinga ku ma social media, tukabipostinga ku ma WhatsApp n'ahandi, abantu bakabimenya, runaka ari engaged, ari engagé, ari umuntu wamusabye kuba fiancé, babishize ku mugaragaro. Iyo ni intambwe ya mbere. Nibivuze ngo uzumbwire ngewe mama Destiny na papa Destiny uzudutumira utubwire ati naba engaged, aho ngaho tuhasimbuka. Icya kabiri ni save the date. Iyo bapanze ubukwe barasohora save the date, kari akantu ni itariki bababwira abantu ati mutangire mwitegure ubukwe buri hafi. Save the date urashobora kuyimpereza ngiye nka mama Destiny na papa Destiny ukayiduha, turakubwira congratulation, murimo murapanga ubukwe, ni byiza. Ibyo ni intambwe ya kabiri. Intambwe ya gatatu ni gusohora invitation, bareba itariki noneho bakapresiza, bakavuga amatariki neza noneho bazakoreraho ubukwe n'ukuntu babipanze. Bikunda kuba nk'amezi 2 imbere cyangwa amezi 3 imbere yuko ubukwe buba. Iyo ni invitation. Iyo invitation rero, umwana uri gushingirwa siwe uyizungurutsa mu bantu. Invitation na sharing mu ma family, mu nyumve neza. Umubyeyi w'umwana niwe uri gushingira umwana, niwe wakagombye gutumira abantu. Umwana nawe yatumira abo bangana, abo papa wiwe na mama wiwe batageraho cyangwa bari kumushingira wenda. Ariko ngewe ku giti cyane numva ko ari inshingano z'umubyeyi, papa na mama, gutumira abantu mu bukwe. Pana save the date, kuba gusa barapostinze save the date nibisobanuye ko mwantumiye. Kuba mwarasharinze save the date nkayibona hamwe n'abandi, nanjye nkakora screenshot nkayipostinga congratulation, nago bisobanuye ko papa wawe na mama wawe bantumiye mu bukwe njewe nka mama Destiny na papa Destiny, wenda
ndivuga family wenda family yacu ntago bisobanuye ko badutumiye just because ko twabonye save the date invitation isohoka abantu bazakora screenshot ba posting nijya ku magroupe tuzayibona tuyiposting turanabinezerererwa ko umuntu agiye gukora ubukwe ariko ni inshingano zawe cyangwa z'umubyeyi wawe gutumira imiryango gutumira amafamiye gutumira inshuti n'abavandimwe akoresheje telefone agahamagara umwe runaka papa runaka narimba muhamagaye mbatumira mu bukwe bw'umwana wacu buzabiza itariki nizi cyangwa kandi ka message agatumira imiryango yose amafamiye ku giti cyabo akagenda batumira cyangwa bikamuhagurutsa gafata imodoka cyangwa gatega aho ari hose akaza mu rugo rw'umuntu akamutumira nka famiye sibyo noneho nyuma yaho biroroshe cyane kuba wakora groupe ya WhatsApp cyangwa ihurizaho abantu kugutwerera waramaze kubabwira biroroshe cyane kubashira kuri groupe muri kunyumva namwe sinzi ko namwe ariko mu byumva biroroshe kuba wanshira kuri groupe ngo ntwerere kandi nzatwerera nezerewe kubera ko warantumiye ntago ari ugukunda ibyubahiro ahubwo uba wanyubashe uba wampaye agaciro sinshaka icyubahiro biguhagurutse kuza kuntumira ntago ari icyubahiro kindi mbashaka respect icyubahiro kindi mbese uba wubasha umuntu umuhaye agaciro si ukumushira hejuru kumuzamura ngo n'umuntu we ngo ngewe ngo bagomba kuntumira special invitation no nukubaha umuntu ukamuha agaciro n'umupapa n'umumama azana gutwerera n'amafaranga ni ibintu by'agaciro ntago rero umugabo wanjye wenda mvuge ku rugero ngo runaka kubera gusa ngo twabonye save the date ya runaka izunguruka ku ma status ngo dufite inshingano zo kujya kuri groupe no groupe zimwe na zimwe ubu noneho ari n'ukuntu bazibloka umuntu akagutumira invitation ukinjira rimwe na rimwe uzasanga umuntu atinjiye muri groupe yawe kubera ko ntiwamutumiye mubitekereze neza kandi muzabishishoze umuntu numutumira biroroshe cyane kuba uzamushira kuri groupe y'ubukwe bw'umwana wawe cyangwa ubukwe bwawe kubera ko byaragufashe arabona ko ntago ari mu kivunge cy'abantu upfa gushira kuri groupe n'umuntu wamutekerejeho wavuze ati ngiye gukora ubukwe ufite budget yawe wapanze ariko uravuga ngo uyu muntu n'uw'agaciro ni famiye ngomba kumutumira mu bukwe nubwo azanshigikira ashobora kugushigikira ku mafaranga ashobora kuzakora protocol ashaka kuzateka amandazi nkanjye ariko utantumiye ari save the date nayibonye ahandi gusa kuba utantumiye no kuba utambwiye nyine ngo mfite ubukwe mumfashe gukorera ubukwe nta courage nzagira yo kujya kuri ya groupe sibyo mwikosore mwabantu abafite ubukwe mubikore mu nzira nziza utumira abantu urazi ko hari n'umuntu wari kuzagutwerera kubera ko utamutumiye n'amagambo mu telefone umutumire cyangwa umwandikire message mu izina ryawe nk'umubyeyi cyangwa by'umwana umutumire ati mfite ubukwe yicare yiteguye ko ufite ubukwe cyangwa umwana wawe afite ubukwe cyangwa biguhagurutse ugene mu rugo umubwire ko ufite umwana wawe afite ubukwe ibyo byonyine bigatuma umuntu atagutwerera cyangwa bigatuma umuntu yasiba n'ubukwe bwawe bitari ngombwa cyangwa kanagutwerera ariko yinuba yivovota cyangwa nakanagutwerera na make ari kugutwerera menshi urabizi ko ibyo nabyo bishoboka reka tubitekerezeho twikosore bitwaye iki gufata telefone ukabwira abantu uti mfite ubukwe famiye runaka nkanjye uno munsi tekereza ngiye gushingira umwana wanjye uno munsi ubu nategereza ko mwese kuba gusa mwarabonye save the date y'umukobwa wanjye nzabapakire kuri groupe gusa mujye mwisanga kuri groupe kameme ndabubashe ngewe ndamutse nteguye nk'ubukwe uyu munsi ntabwo nafata abantu bose ngo unyene mbatereraho ntibishoboka nahamagara famiye zose nizishaka zibijana nzabatelefona yewe nushaka wandike message imwe hejuru ugenda uhindura izina gusa ariko uyitumira uvuga ati mu izina ry'umuryango wanjye nifuje kubamenyesha ko umwana wanjye runaka
afite ubukwe izi tariki ari gushakana n'uyu biba biri kuri invitation ndayibaha ndayibohereza nayo ariko twifuje kubatumira nk'umuryango wanyu kuzadutagira ubukwe bw'umwana cyangwa ari wowe uri gutumira abantu wowe nyiri ubukwe ukavuga ati nifuje kubatumira mu bukwe bwanjye. Ibyo bihesheje ishema cyane wa muryango urimo uratumira kuko nta sinyakatsi ni ukubaha umuntu mu giti cye, ku giti cye ni umupapa ushinzwe urugo rwe cyangwa ni umusore cyangwa umukobwa ukora ufite ubushobozi kuko uba umukeneyemo ubufasha ubwo ari bwo bwose na presence. Ukoze ubukwe abantu ntibaze sali kabiri gutyo nabyo ntago byagushimisha, sibyo? Tugende twikosore umuntu ajya atumira, sibyo? Icya kabiri baby shower, no reka tujye kuri bridal shower. Bridal shower nayo ni uko nguko, bisaba ko niba ufite abakobwa kenshi usanga bridal shower na abamama na abakobwa. Tumira abantu mbere yo kumushira kuri groupe, mubwire ko ufite ubukwe. Umuntu ntabone gusa umushize muri bridal shower ataranabizi na save the date ye wayisoreye, unayisohora ntayo wamuhaye, ni wamumenyesheje ko ufite ubukwe. Ababyeyi bawe nta kintu bamubwiye, aze kwisanga gusa kuri bridal shower. Yes, ababyishimiye ko ugiye gukora ubukwe ariko nta information ntiwamwamuhaye valeur cyangwa agaciro ngo mumutumire. Utumiye umuntu bimuhesha agaciro kandi azanezerewe, abantu bazaza ari benshi. Nubikora gutya batarashaka wenda n'abatarashingira, mubikoze gutya muzabona impinduka nini cyane. Tumanuke kuri baby shower, sibyo? Kanywa amazi, muramvugisha murandondogoza. Baby shower rero, baby shower wenda baby shower yo ndayivugaho wenda nshobora no gutinda cyane ariko sindi buvuge byinshi, ndavuga mu ncamake. Ikintu cya mbere, groupe ya baby shower iyo bayikoze irashobora gukorwa kimwe nuko itakorwa. Ndavuga ibice bibiri. Gice cya mbere ndavuga uburyo umuntu agomba gukorerwa baby shower cyangwa gukoresha baby shower. Iriya groupe hari ibibazo byinshi nibaza kubijyanye na baby shower. Ubu ngubu njyewe yo ntwite rimwe na rimwe njyewe ntago njyashobora guhisha ko ntwite, nibyo binshobokera ku mpamvu zibiri. Ikintu cya mbere mba nishimye nyine ko ntwite n'umugisha Imana yampaye. Cya kabiri hari igihe inda iti nkubita ebana guhisha bikananira, irekwereka nkubita cyane nkarwara nkaremba ku buryo buri wese ambona akahita abimenya. Ibyo ni ibintu bibiri. Icyo ni kimwe njyewe iyo ntwite. None iyo nkoresheje baby shower, bagiye bankorera baby shower kandi baby shower ni nziza cyane. Baragukorera baby shower ukamara umwaka utagura diaper, utagura wipes. Ubu ngubu umwana wanje afite imyaka 2, maze kugura karton imwe nini irimo hafi 200 ya diaper na wipes karton 2. Nibwo nkigura, afite imyaka 2 ndimo ndamukuraho. Urumva byaramfashije cyane igihe kinini, n'umugisha cyane. Baby shower zanjye rero nago igihe cyanjye nta groupe twakoraga ya WhatsApp ngo tuyikore usange hari groupe y'abantu batanga amafaranga gusa. Ubu ngubu nibyo bigezweho, abantu basigaye batanga amafaranga. Eka mpagarara aho ngaho gusa. Baby shower ni abantu ntibakagombye gutanga amafaranga gusa. Hari n'umuntu w'umukene ufite amadolari 5. Wenda ndavuga mu madolari, afite amadolari 5. Cyangwa n'umumama waciye ntafite n'abana batoya, sinurungano rwawe, ariko waza muri baby shower yawe wenda yabona amadolari 5. Ariko wakoze groupe gusa hariya ni ya baby shower, arabizi ko iyo groupe ihari, cyangwa wayimushizeho akabona abantu gusa bari gutanga 50, 100, 200, bikamutera n'isoni zo kuba yatanga ya madolari 5. Icyo kintu rero abantu mukora ama groupe muzabitekerezeho, niba koko groupe ikomeje umuntu ajya atanga icyo ashoboye, sibyo? Umuntu niyumve ko afite obligation cyangwa inshingano zo gutanga amafaranga menshi kubera ko runaka yatanze menshi. Umuntu atanga uko yifite. Niba afite diaper wipes 3 zirafasha. Nuko ntafite wipes hano ngo nyibereke. Wipes imwe wayikoresha nk'ibyumweru 2.
noneho izamake nk'hano muri Amerika turi z'amadolari 5 ni wipes 3 ziba ziri hamwe zagufasha. Umuntu aguhaye ayo ma wipes 3 niko bushobozi bwiwe. Mbwire experience, njyewe mbyara umwana wa mbere baby shower bankoreye yarimo abazungu benshi na bene wacu, bampaye amadaipa, bampereza ama wipes, bampayemo imyenda ya caguwa, imyenda bambitse abana babo yabasize, barayihuza ku buryo mbabwije ukuri umukobwa wanjye mukuru namaze imyaka nk'itatu nkimwambika ya myenda bampaye muri baby shower. Nukuvuga umuntu aguha icyo afite. Bamperezaga aka box muri baby shower ya mbere, box ingana gutya ni akamashini gashusha wipes mu gihe cy'imbeho, ukajya ushiramo wipes ugashusha. Hari igihe umuntu abaga afite mu nzu yaragakoresheje atakigakeneye akaba yakazana muri baby shower yabo. Icyo nacyo kirashoboka. Biterwa n'umuntu. Ari abantu bashaka gura ibintu byose bishasha, ariko baby shower ntabwo uri gutegeka abantu ibyo baguhereza. Mese ukeneye ubufasha bwawe, ubaye utabukeneye ni wabashira kuri group. None iyo ubashizeho ubaho ubushobozi bwo kuba cyangwa uburenganzira bwo kuba batanga bijyanye n'ubushobozi bwabo. Ndashobora kuba mfite nka kamera, ziriya kamera z'abana ushira mu cyumba cy'umwana, wenda nazikoresheje nk'umwaka umwe, zimeze neza zirakeye, ntago nkizikoresha, aho kugira ngo nje kuzitanga muri donation nzihereza handi hantu. Dufite baby shower y'umuntu tuziranye nazimuha, cyangwa aho kugira ngo wowe ugende uzigure $150, amadolari $150, nkaba naziguhera ubuntu. Aba ari amafaranga agabanutse kuri yandi wakagombye gutanga, sibyo? Ibyo ngibyo mu abantu mugenda mukora ama groupe, ngewe nta groupe ya baby shower nakora. Mubyigeho cyane, ntimugashireho limite. Umuntu nukora baby shower uhereza umuntu wese uburenganzira bwo gutanga icyo ashoboye. Nimushaka muzajye mukora liste y'amafaranga no liste y'ibintu, noneho umuntu ajya amenya ati sinshoboye gutanga amafaranga ariko ndatanga ikarito imwe ya diaper ibihagije, sa amadolari 15 se ikarito imwe ya diaper ya make nayo ngayo, cyangwa ama wipes akavuga ngiye nzatanga wipes. Ushime kuko nubu uri kubategeka gutanga, kandi abantu nibo kana bimubone nabi, sibyo? Icya kabiri turi kuvuga no ntararangiza aho ngaho ku byo gutanga. Ngewe hari n'abafataga amadaipa y'ubuntu ahantu, murabyibuka ari ahantu baba batanga food bank, bari gutanga amadaipa y'ubuntu, amadaipa ibiryo by'ubuntu. Ngewe muri baby shower zanjye imwe muri zo abamama b'abakecuru babacukije abana babo barenza amadaipa, abandi agafata idaipa zitari muri carton akazizana ku ruhande, amadaipa wenda nka 20 ari hamwe. None se amadaipa 20 ntiwayambika umwana ibyumweru 2? Ntabagufashije se? Ayo yose narayakiraga. Nukuvuga wabahaye kuguhereza ibintu bijyanye n'ubushobozi bwabo, nta stress irimo. Yaba afite akenda nkanjye wenda nje muri baby shower yawe, uwo munsi nta mafaranga mfite, ariko ndacyafite diaper, wenda diaper nimero ya 2 yarenze umwana wanjye ari kwambara wenda nimero ya 4, iyo diaper nyifite mu nzu, nzajya kugura diaper nshasha cyangwa gutanga amafaranga kandi ko nzi ko mfite iyo diaper mu nzu, mitanerura ya diaper akaba ariyo nanjye nzana muri baby shower. Niko bijya bigenda, ni nako byagendaga, ariko ubu bisigaye bikomeye cyane kubona umuntu yatanze 200 hariya, wowe uze n'umutwe gusa uvuga ati ntanze ikarito ya diaper. Mubitekerezeho cyane, kandi ibyo muzadushakira igisubizo abakora ama groupe n'abanyiri baby shower, kuko byose biragaruka bikaza kuri wowe nyiri baby shower, sibyo? Ikindi abantu bakora ama groupe cyangwa nyine gutumira muri baby shower, ni gute umuntu agushira muri groupe ya baby shower nyiri baby shower utanabizi ko atwite? Kuko ngiye bikunda kumbaho umuntu ni bya bindi nababwiye, ngiye ntago nzi guhisha inda. Niyo nagerageje ngo ndahisha irekwerera nkubita, buri wese akahita bibona ko narwaye. Ariko ukabona umuntu bakoze groupe ya baby shower, kujya kuri groupe ntacyo bintwaye, kandi gushigikirana uko banshigikiye ku ma baby shower, ndi open gushigikira ku ma baby shower ashoboka yose bazantumiramo. Ariko nyiri ubwite ntago yambwiye ko atwite, uri muranyongera kuri groupe. None hari niyo baheruka kunyongeraho bikunda no kuba bari kugushira kuri groupe. Nyiri ubwite nyine nyiri baby shower simuzi, cyo ni kimwe. Icya kabiri
sinarina nabizi ko atwite. Umva wowe uri mu mwanya wanje wabitekereza gute? Urazi ko niyo utumira abantu no mu birori nibiki ntagara abantu bose ushiraho. Noneho ushobora no kunshira kuri ya groupe nyirubwite nyiri kubyara. Ushobora kuba muzi ariko mfitanye beef nawe, mfitanye nawe bibazo. Cyangwa ntajya mvugana nawe. Cyangwa nta na nimero yiwe ngira. Ariko uri kunshira kuri groupe yiwe. Mwumva ubitekereje mwumva bimeze gute? So aba admin bakora ama group ujye ubanza urebe ese Mama Destiny wenda nivuge Mama Destiny naka utwite baraziranye. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri se baravugana. Icya gatatu Mama Destiny arabizi ko runaka atwite ko ngiye kumushyira kuri bridal baby shower yiwe aranabizi se. Ugasanga ngiye biranambabaza yo umuntu ashize kuri groupe ani gihe na nyiri ubwitemo amuziranye yaguhishe ko afite inda muri abagore murabizi ukuntu tuganira yaguhishe ko atwite. Wenda warana byumvise nahantu ugerageje no kubimubaza akaguhakanira wajya kubona ukabana bagukubise ku rubuga. Ntago bigaragara neza. Yego mba nishimiye ko umuntu agiye kubyara ariko ntabyo nzi. Nyirabyo ntabyo yambwiye. Nyirabyo wenda ntituvugana. Simfite na nimero yiwe yewe ariko uri kunshira kuri baby shower group. Ibyo ntago ari byo abantu mugende mwikosore. Admin ujye umenya ngo uyu muntu afite imibano yiniyi na runaka niyo mpamvu ngiye kumwongera ku rubuga. Cyangwa ukabwira nyirubwite mumushire kuri group. Nyirubwite ugiye kubyara mushire kuri group ari ushiraho abantu. Apana buri wese kuko ushobora kunyongera kuri groupe wenda mfitanye nawe ibibazo tutajya tunavugana nta na nimero tugirana nta namuzi ukanshira kuri groupe wa muntu ntago ari wenda akarira wowe ndakurakara aho base unshize kuri groupe kuriya muntu ntamuzi ko ntajya mvugana nawe no kuramukanya wenda tutaramukanya. Simfite abantu nyine bameze gutyo tusajya turamukanya ariko byose birashoboka. Mujye mugerageza kandi groupe niba zikomeje nge ntacyo bintwaye kuri groupe ikintu cya mbere mitankora nta kibazo n'umunezero mwinshi. Ariko nyirubwita nshireho mujye mufata nyiri baby shower mumushire kuri groupe aba admin. Yes wakongeraho babandi uzi ko bari inshuti ze bagenderana ariko abutazi utari shuwa imibanire yabo yiwe nabo ubareke nyirubwite abashire kuri groupe. Umuntu nantumira muri baby shower yiwe nkabona groupe irakozwe nubwo wewe wayicreatinze wayifunguye ariko nyiri kubyara akaba ari unyongera kuri groupe kuko azaba yaramenyesheje ko atwite cyangwa twarabivuganyeho nkabibona ko atwite mbyishimiye noneho nanshira kuri groupe ntago nzivovota kwakurakara ndi kuvuga n'ukuntu uvuga ati ni gute abandi bose babizi umuntu agejeje igihe cyo kubyara wenda twari kumwe mu cyumweru gishize ampisha ko atwite kubera iki none ari kunshira kuri baby shower kubera iki. So ni ibibazo byinshi abantu bagenda bibaza wenda ndi kubivuga gutyo hari abandi twagiye tubivuganaho babivuga bigomba guhinduka sibyo. Aba admin mujye mukora groupe ariko ushishoza uvuga ati uyu muntu ngiye kumwongera kuri baby shower ya runaka baraziranye ngiye kumushiraho arabizi ko runaka twite byibura cyangwa mufate solution ya nyuma nyiri baby shower mujye mumushira muri baby shower muri groupe abarimo noneho abyoroshe cyane ashiremo abantu. Kandi murabizi ngewe nagiye ngira ama baby shower ntabwo abantu bose tuziranye mbashira kuri baby shower yanjye cyangwa baza muri baby shower yanjye cyangwa mbatumira message mbabwira ari ibyo inzu yose iki cyumba cyose wacyuzuzamo diaper kuko uza abantu benshi bashoboka. Hari abantu muba muziranye kuba muziranye gusa bisanzwe wabonanye nawe rimwe wenda mufitanye amanimero ntago ariko abantu bose iyo ufite kirori utumira abantu bose byageraho bikamera nkaho turi gusabiriza. Munyumve neza uko mfasha abantu bose tuziranye siko ari inshuti zanjye magara. Nkoresheje anniversaire y'umwana siko ntumira abagore bose nzi bafite abana. Harabo ntumira harabo ntatumira hararurungano harabatarurungano harabo tuherukana harabo tudaherukana kera kubera iyo mpamvu bigatuma ubibagirwa bene ibyo. Harabatuye kure baby shower utuye hano ariko umuntu afashe wenda tuvuge nkanjye Mama Destiny umpaye gukora iyo group ya baby shower uza abantu nzi bari mu yindi state
kuba gusa wenda tuvuge yari abanyamurenge nzi benshi kandi nabo bakuzi nzi ko bakuzi ariko siko muvugana ntago nafata abandi bose bo mu zindi state bose ngo nyende bakubite kuri iyi groupe kubera ndi admin no arashobora kuba ari mu yindi state wenda nawe aratwita afite yindi baby shower biterwa n'ubushuti biterwa nuko mubanye harabu nubwo bari mu yindi state baba ari magara mukomeza kuvugana buri munsi abo ngabo wabashiraho ariko abo mutavugana ntago navuga ngo ndi muri Tucson abagore bose bo muri Phoenix tuziranye ndi gukora baby shower fate abagore bose mbashire muri ya groupe ndi hano muri Tucson kameme ubu bari too much sibyo wabashiraho ngiye ndi kwivugira ku giti cyane wabashiraho niba mufitanye umubano muvugana buri munsi ari abantu bari active mu kubana kandi ukanabamenyesha ko twite none iyo bashize no ku rubuga biroro sibyo tugenda twikosore turebe uburyo twabikora neza bisukuye sibyo umuntu nashaka kuza muri baby shower aze anezerewe umuntu nashaka kuza mu bukwe bwawe azanezerewe atitotomba kubera ko wamutumiye wamumenyesheje ntaze kwisanga kuri groupe gusa kandi nta makuru yari afite cyangwa utamutumiye ntago byiyubashe kuvuga ngo wenda nka papa wanje uramufashe gusa umushize ku rubuga ntiwamumenyesheje ko ufite ubukwe papa wawe na mama wawe ntibamuhamagaye ngo bamubwire ati turi gushingira umwana muzadushigikire nta kintu bamubwiye ubone gusa yisanze ku rubuga cyangwa umugabo wanjye cyangwa ngewe ubwanjye sibyo mureke twikosore tujye dukora admin na nyiri umwana abe admin mu ba admin ajye yongeraho abantu abwira abantu cyangwa babwire hakiri kare sibyo murakoze cyane ntimunyumve nabi murakoze cyane musige ibitekerezo musige comment mumbwire ukuntu mubyumva sibyo